Yesu nashimwe ubwoko bw'Imana, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, we mucunguzi w'isi n'ijuru. Amahoro y'Imana bibe kubo yishimira iteka. Haleluya bwoko bw'Imana. Imana y'amahoro ikomeze kubarinda, kandi nanjye ikomeje kundinda, ndetse n'abandi dufatikanya mu murimo w'Imana nabo ikomeje kubarinda. Imana ikomeje kurinda itorero ryayo, Imana ikomeje kurinda ubumwe bw'abakristo, Imana ikomeje kurinda umwana w'umuntu amajyo n'amazo. Njye mbabwira gutyo, irandinze kandi ndinze bikomeye, yagiye indinda ibintu bitandukanye, yandinze impanuka, yandinze impfu zinyuranye, yandinze uburwayi bwari bukomeye cyane, irinda umuryango wanjye, irinda inshuti zanjye, irinda abavandimwe banjye. Nabonye gukomera kw'Imana muri rusange. Hanyuma rero bavandimwe dusangiye ukwizera, ndabamenyesha yuko uru ari rwa rubuga rwanyu mukunda cyane rwa Yesu Niyamamare hose, mukunda gukurikiranaho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi, cyangwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uru ni ya cano, ni rwa rubuga, ni ya paje, ni ya Facebook, ni za gurupe, ni bwa butumwa bufite hejuru ku mutwe wabwo bwanditseho ati Yesu Niyamamare hose TV. Njyewe rero ugiye kububagezaho kandi uhora ububagezaho ni Evangeliste Ndayishimiye Isaie. Mureke rero twungurane ibitekerezo cyangwa se tuganire kuri iri jambo rifite umutwe cyangwa intego igira uti kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Kambasubiriremo intego y'iri jambo tugiye kurebaho uyu munsi: kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Mwene data, hari inzira ebyiri ahangaha. Intego y'iri jambo ni ijambo rifite inzira ebyiri. Hari inzira Uwiteka azi y'abakiranutsi, ariko n'iy'abarimbuka nayo arayizi, ariko amenyesheje ko iy'ababi ari ukurimbuka, iy'ababi ni ukurimbuka. Mwene data, ibyo ukora, ibyo utekereza, haranira kwezwa muri byo. Ibyo uvuga uharanire kwezwa muri byo, kuko abantu babaye umucakara w'icyaha, abantu baba imbata y'icyaha, abantu barakabije kwitwa inganzwa y'icyaha, abantu barimbuwe n'icyaha, abantu barimbuwe n'ubusabusa, abantu barimbuwe n'ibidafite umumaro. Kandi abantu nta nubwo bashaka kubyumva, ntabwo abantu bakeneye kumva ibyaha bakora, ntabwo bakeneye kumva umwanya baha Satani ari uwuhe mu bugingo bwabo. Abantu barumva rwose bakeneye kumva bashobora guha Satani umwanya aho kuwuhereza Imana. Mu by'ukuri ndabamenyesha yuko igihe kiraje kandi kirasohoye. Wenda bimwe murabyibonera, isi yose ihuye n'ikintu kimwe, ihuye n'intera imwe, nuko n'ibindi biracyaza. Ariko ndabamenyesha mu by'ukuri yuko mwakabaye mufata urugero, twakabaye dufata ibikwiriye kugira ngo tubone ibikwiriye. Reka dukore ibikwiriye kugira tubone ibikwiriye. Reka dukore ibihesha Uwiteka icyubahiro kugira ngo nawe aduhe ibiduhesha icyubahiro. Bene data, nshuti bakundwa, rero ntabatindiye tugiye gusoma iri jambo. Ni ijambo riboneka muri Zaburi ya mbere. Ni muri Zaburi ya mbere. Mureke turihurireho kandi rwose
ribe iryanjye mu mutima wanjye, nawe urigezeho ribe iryawe mu mutima wawe, ndetse niwumva rigufashije ukumva riragufashije, ryoherereze inshuti yawe, mwene data ari he gurupe ubamo, uryoherereza abavandimwe bawe, aba hafi n'abakure, kuko ubu butumwa bwiza dufite twebwe abagize itsinda rya Yesu Niyamamare Hose TV, intego yabwo ni ukubutambutsa bukagera ku mpera z'isi, ku isi yose, abatuye mu Rwanda, abatuye muri Afurika, abatuye mu karere k'ibiyaga bigari, abatuye hanze y'umugabane wa Afurika, abatuye i Burayi, abatuye muri Amerika, abatuye Oceania, abatuye imigabane yose igize isi, aho kugera ku mpera z'isi niho dukeneye ko ubu butumwa bugera, ndetse aho waba uri hose ukabona ukumva burakunyuze, uwo muri kumwe mudahuje ururimi ariko uzi ururimi avuga, waba umusobanurira, kuko mu gihe kizaza turashaka kuzashyiraho n'izindi ndimi, uko tuzagenda tubona ubushobozi, uko tuzagenda tubona imbaraga, niko tuzagerageza gushyira mu ndimi hafi zumvikana hafi ku isi yose, kugira ngo isi yose imenye ko Yesu Kristo ari umwami, isi yose imenye ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge, ko kuva mu byaha ariko kujijuka, kandi bizadufasha, nawe bizagufasha, n'undi bizamufasha, n'Imana nayo kandi izishima ko abantu bamaze kumenya izina ryayo by'ukuri mu mpande zose. Mu by'ukuri rero ntabatindiye, reka mbabwire iby'iri jambo n'impamvu yaryo. Muri Zaburi ya mbere haranditswe ngo dusome mu izina rya Yesu Kristo, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Amen. Bakundwa bene data, iri jambo ni iryawe n'iryanjye. Wikurikiza imigambi y'ababi, kuko iherezo ry'ababi ari ukurimbuka. Ndakwinginze, wihagarara mu nzira y'abanyabyaha, kuko iherezo ry'abanyabyaha ari ukurimbuka. Ni ukurimbuka, ni ukurimburirwa Gehinomu. Irinde icyaha n'igisa nkacyo. Abantu benshi muri iyi nzira, muri uru rugendo, barimbuwe n'icyaha. Arakora icyaha akumva ko kiroroshye, ko ari gitoya. Ndetse inzira irimbuye mugenzi muri iyi minsi ni ubusambanyi, ni ubuhehesi, ni ukwifuza iby'abandi, ni ukwifuza umugore w'abandi, ni ugusuzugura. Mu by'ukuri rero reka nkwereke, niba koko ubonye umuntu ukamwifuza, kandi Bibiliya yo iravuga ngo umusore niyifuza umukobwa ngo amurongore. Ariko niba umwifuje
niba umwifuje kandi ufite umugore kandi se utagiye no kumureshya ngo umurongore nk'uko Bibiliya ivuga, ukoze icyaha. None uzize iki? Urimbuwe n'akamanyu k'umutsima? Abantu muri iyi minsi cyangwa igihe isi isohoyemo, abantu dukeneye gushayisha ku rwego rwo hejuru. Ntabwo dukeneye Imana. Abantu babona ko ibintu by'Imana, abenshi baranavuga ati aho byavugiwe ku gihe cy'abasogokuruza bacu byaravuzwe ngo Yesu araje, Yesu araje. Mu myaka yatambutse, ibinyejana bitambutse, ati Yesu aragarutse, Yesu aragarutse. Abantu basa naho babona ko Yesu yagarutse, bakabona ko abantu bamaze kubona ko ibintu by'Imana ari baringa. Ariko mu by'ukuri ndagira mbamenyeshe ko atari baringa. Ntabwo ari baringa. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Yesu araje, ntabwo ari baringa. Barakubwiye ngo araje, 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 uvunira igiti mu matwi ntushaka kubyumva. Ntabwo ari baringa, ntabwo ari ugushyeshyenga, ntabwo ari nta nubwo ari komedi. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Mufate igihe musome Bibiliya, mumenye ukuri. Ukuri kuri muri Bibiliya. Ukuri ntikuri mu bahanuzi, ukuri ntikuri mu bavugabutumwa. Nibyo naho wagira ibyo uhumvira, ariko nawe fata Bibiliya. Fata Bibiliya. Impamvu abantu bazi ko ari ugushyeshyenga cyangwa se ibyavuzwe byose ari baringa, ni uko wumvisha ibyavuzwe ahubwo utashatse kureba ibyanditswe. Jya mu byanditswe byera, uhere mu itangiriro ugere mu byahishuwe. Uzamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uzamenya yuko igihe cyegereje. Niho hari ubuhanuzi bw'ukuri, niho hari ibibwiriza by'ibanze n'iby'iherezo. Bene data, niki mutumvishe? Niki mutabonye? Ijambo riravuze ngo hahirwa uhagarara, hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa, ngo kandi ngo ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Ariko uyu munsi mu by'ukuri dufite ikibazo gikomeye cyane cy'uko turi kwiyoberanya. Umuntu ariyoberanya. Umuntu ufite ibyaha mu mutima ntashaka kubigaragaza inyuma. Umuntu ugaragara inyuma nawe akenshi uzasanga abagaragara inyuma ari bakeya. Abandi bari mu nsengero aho ngaho, barasenga, bararirimba, baracuranga bihanitse cyane. Ni abaririmbyi, ni abadiyakoni, ni abapasitoro, ni abavugabutumwa, abandi ni abashumba, abandi ni ababishopu, ni abaposito. Ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana riba rikure, kuko bigisha ibihabanye n'ijambo ry'Imana, bakigisha ibihwanye n'irari ryabo, bakigisha irihwanye n'irari. Ibihwanye n'irari ry'ababoma inyuma, ry'ababakurikiye, kugira ngo bigwirize indamu, kugira ngo bagwize icyubahiro. Mbese icyubahiro urakijyana hehe? Reka nkubwire mwene data, niba wigisha ugatanga ubutumwa kugira ngo ubone icyubahiro, nyarukira ku irimbi. Nta gace na kamwe katabamo irimbi. Ariko nta n'agace na kamwe katabamo irimbi, nta n'agace na kamwe katabamo abapfu, nta n'agace na kamwe katabamo intumbi. Umuntu rero uko yaba yarakomeye kose, niba waba wari ufite ubushobozi bungana gute, wari umukire ungana gute, wari umuyobozi ungana gute, mu gihe burya iyo umaze gupfa ugira izina rimwe, kandi inzu nayo iba imwe. Izina ry'umuntu wapfuye ni intumbi. Ni intumbi. Uwo bubashye bamwita umurambo, ariko n'ubundi nta tandukaniro ririmo. Mbese icyo cyubahiro gihabwa uwo murambo, bagiha umurambo bawuha icyubahiro kangahe? Tekereza. Ese ko umukire n'umukene bafite iryo zina ry'uko ari umurambo? Ese ukomeye n'uworoheje ko bafite iryo zina?
waciye bugufi ukubaha Imana ugakorera Imana ku gihe gikwiriye, njye ntabwo mbatutse nta nubwo mbubahutse, ariko ndagira ngo twibukiranye ku bihe n'ibihe n'imperuka y'ibihe, noneho n'iherezo ry'umwana w'umuntu ari irihe. Birababaje rero mu gihe abantu bazapfa bagapfana ibyaha, bakaguma gupfa kwa kundi, bakongera bagapfa nk'aho bakazutse ngo babone ibyo bakoreye, bakazukira gupfa bwa kabiri. Bene data, dutinye urupfu rwa kabiri, dutinye urupfu rwa kabiri, kuko ari rwo rubi, nicyo kintu gikomeye cyane umwana w'umuntu azahura nacyo akababara iteka. Ndakwinginze bakristo, bavandimwe, bene data, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, nimutekereze kuri iki kintu. Tekereza ko iyo umaze kuva muri uyu mubiri, wari ukomeye, wari woroheje, wari ukennye, wari ukize, wari ufite ibibazo, nta bibazo wari ufite, inzu mwese mujya guturamo ni imwe, ni imva, metero 1 kuri 2, ubu nazo ntizikigeraho kubera ko ziragurishwa. Ubu 2 kuri 2 ntibakizitanga. Urahemuzwa n'iki? Kuri kuriganya uwo mukorana urahemuzwa n'iki? Kuri kuriganya uwo mubana mu kazi urahemuzwa n'iki? Kuri kuriganya uwakugujije urahemuzwa n'iki? Kuri kuriganya imfubyi n'abapfakazi urahemuzwa n'iki? Uzabijyana hehe? Umubwiriza rimwe kabiri kugera kuri 3 ati ubusa gusa ni ubusa, byose nta kamaro. Ngo mbese ibyo umuntu agokera akiri munsi mu isi bimumarira iki? Ngo abo wasimbuka wagera kuri 4, ngo abo ku ngoma imwe barapfa bagashira, ngo hakaza abandi. Mu by'ukuri se koko urarushywa n'iki? Wafashe bikeya birimo amahoro, watunze bike birimo amahoro, wagize imyitwarire iciriritse ariko irimo umunezero wo muri Yesu Kristo, ko ubugingo buhoraho ari ubwawe, ari ubwanjye, kandi twe twabuteganyirijwe, kandi twe twabuteguriwe. Haleluya bene data, ndakubwira nanjye nibwira, ndakuburira nanjye niburira. Ndagaruka ku bavugabutumwa. Abavugabutumwa bariho baracuruza impano zabo, babigize bizinesi. Insengero zabaye bizinesi naho zifunzwe, ariko naho zifunguye ni bizinesi. Abantu bakoze bizinesi, ubonye wese okaziyo yo gufungura icece arayifungura, ariko avuga uti ndakorera Imana nkorere n'amafaranga. Uzakorera Imana ukorere n'amafaranga, se bizagukundira? Amafaranga ntibazayaguhamba hejuru, ariko agakiza kawe wakagatwaye mu gipfunsi, kuko ariko kazagufasha kuzuka neza. Uzazuka neza niba ugafite. Ndakuburira mwene data, Yesu Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi. Ushobora kugenda warapfuye kera, ukaba ugenda warapfuye kera kubw'ubusambanyi, uragenda warapfuye kera kubw'ubusinzi, wirirwa mu bimogi, wirirwa mu biyobyabwenge bitandukanye, ariko Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Ngwino wizere, watuza akanwa kawe ko umwami Yesu ari we mukiza w'ubugingo bw'abamwizera bose. Yesu agira neza. Mu by'ukuri muri Yesu niyamamare, nta ntego yindi dufite ifatika atari iyo kwigisha abantu ubutumwa bwiza. Ndetse ndanakumenyesha yuko ubutumwa bwacu nububona ukaba ufite YouTube channel, genda ubushyireho, nta kibazo tuzagira. Twebwe turashaka ubutumwa bukwire ku isi yose, ntituri gucuruza, ntituri kubugurisha. Niyo mpamvu dushaka yuko mu buhererekanya ahantu hose. Niba wabubonye, bushyire kuri channel yawe, bushyire kuri Facebook yawe, bushyire kuri page yawe, shyira kuri groupe yawe ya WhatsApp, aho wabushyira hose, aho tuzabusanga, nta rubanza. Twebwe turakubohoye wowe aho uri hose ku isi yose. Busangiza bubona, haba kuri channel, haba kuri YouTube, haba kuri mu binyamakuru bitandukanye, bushyiremo.
niba hari icyo wumva ukeneye kudusobanuza ku butumwa twatanze, nabwo turaguha nomero zacu, ujye utubaza, udusobanuze, utubwire icyo utumva, utubwire icyo wumva twagusobanurira, ariko ube mu bakijijwe, ube mu bakijijwe. Akira Yesu, akira Yesu, wateze ibiganza ngo akwakire, ariko yabuze abo yakira. Ni ukuri ntabwo muza, ntabwo muri kuza, muri kwishinga irari ry'iby'isi, muri kwishinga amafaranga, muri kwishinga ubutunzi, muri kwishinga amazu meza, muri kwishinga ibidafite umumaro, muri kubika ubutunzi bwanyu aho imungu n'ingese n'inyenzi bibasha kubirya bikamungwa bikabora. Bene data, ndashavuye cyane kuko abantu baracyahuze cyane, ntabwo bareba iby'iminsi n'ibihe. Haleluya, murakoze cyane. Yesu aduhane umugisha. Ubaye wumva ubu butumwa hari icyo bugufashije, wumva bukubatse, wumva hari icyo bugufashije mu kugira aho uva n'aho ugana mu by'uru rugendo rugana mu ijuru, bufashishe mugenzi wawe mubana mu nzu imwe, bufashisha abo mu nzu yawe, bufashisha abavandimwe, bufashisha inshuti, bufashisha ababyeyi, bufashishe imiryango yawe, bufashishe abo mukorana mu kazi, bufashishe no kubasobanurira no kubereka iby'iminsi n'ibihe ni ngombwa. Abo ngabo bose uzi muvuga ururimi rumwe, abo mutavuga ururimi rumwe nabo basobanurire. Gerageza nawe ukore umurimo w'ivugabutumwa. Niba ufite YouTube channel, dufashe bushyireho. Ni ubuntu, ntabwo tugurisha ubu butumwa. Dufashe mu izina rya Yesu, turagutabaje, dufashe ukwirakwiza ubu butumwa ahantu hose. Niba hari icyo wumva ukeneye kutubaza cyangwa kudusobanuza, cyangwa hari ubuhamya ukeneye gutanga kugira ngo abantu nabo bamenye ko Yesu agira neza, tuguhaye nomero: guteranya 260 97 45 5 045 8. Akamenyetso ko guteranya 260 97 45 5 045 8. Yesu aduhane umugisha. Izo nomero nizo dukoresha kuri WhatsApp. Wazikoresha uhamagara, wazikoresha wandika. Niba hari icyifuzo ushaka kuduha ku bijyanye n'icyo twahindura mu murimo dukora kuri Yesu Niyamamare Hose TV, niba hari ibyo ushaka gusangiza abandi, ubuhamya, ijambo ry'Imana n'ibindi, niyo nomero wakoresha ugahamagara cyangwa ukandika kuri WhatsApp. Turakwinginze, sangiza abantu bose ubwo butumwa aho uri hose ku isi yose. Dukurikirwa n'abantu benshi, isi yose iradukurikira. Isi yose irimo Abanyarwanda, irimo Abarundi, irimo Abanyamurenge, irimo abantu batandukanye bazi ururimi rw'Ikinyarwanda. Hari n'Abagande bazi ururimi rw'Ikinyarwanda, hari n'Abakongomani bazi ururimi rw'Ikinyarwanda, hari n'Abazungu namaze kubona ko baruzi ururimi rw'Ikinyarwanda. Ariko niba atarwumva, akaba yumva Igiswahili, akaba yumva Icyongereza, akaba yumva Igifaransa, musobanurire wowe muri kumwe kugira ngo ubutumwa bukwire hose. Nta yindi nkunga dukeneye, niyo nkunga dukeneye. Dufashe gusakaza ubutumwa ahantu hose. Yesu aduhane umugisha. Icyo babagezagaho ubu butumwa ni Evangeliste Ndayishimiye Isaie. Shalom, shalom.